dusome mu gitabo cy'Itangiriro ibice ni 49 umurongo n'uwi 22 umurongo n'uwi 25 sorry Itangiriro 10:49 umurongo wa 25 aravuga ngo ibyo byakozwe n'Imana ya so izagufasha zakozwe n'ishobora byose zaguha umugisha amen. Ijambo rifite A na B reka turekera aho ngaho aravuga ngo ibyo byakozwe n'Imana ya so izagufasha zakozwe n'ishobora byose izaguha umugisha amen. Turaguhimbaje wewe utuye ahera hahera cyane wuzuye ubwiza n'icubahiro uyu mugoroba bane natwe utwambika imbaraga zawe ubwoko bwawe ukingura amatwi y'imitima kugira ngo babashe kumva ijambo ryawe. Bibiliya ivuga ngo ijambo ryawe niryo rizatubatura mu bubata bw'umwijima. Ngwino bane natwe muri uyu mugoroba ico wagambiriye kera ijuru n'isi bitari byabaho aba arico kiba. Ubwiza bwawe bwuzura urusengero mu izina rya Yesu. Komeza ubane natwe, ukomeza utubwirire neza, ukomeza udushigikire kubw'imbaraga z'Imana. Amen. Turabaramukije mugire umugisha w'Imana. Twari tuvuze ngo mugire umugisha w'Imana. Dushimye Imana ko turi aha hantu Imana yo mu ijuru ihimbazwe. Ni ubwa mbere tugeze muri iri teraniro ryanyu, ntabwo twari tubazi kandi kubera ko tutari tubazi niyo mpamvu tutaka tubakumbura tubabwiye ngo tukaba tubakumbura tuba tubabeshe, ariko noneho ndahamya ko nyuma ya none zenda tuzabatekereza. Nshimiye Imana kubw'abavandimwe twahuriye aha ngaha bavuga butumwa. Akenshi ngira ibyago ahantu hose tujya kwigisha nije baba bakubwira ngo ndigisha noneho nkigisha nyuma y'abahanga bikanshobera. Nimba baza bareba ku burebure sinzi ikintu baza bahagararaho. Imana ibahereze umugisha bavuga butumwa batubanjirije, mubarikiwe sana kandi Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. Ubuyobozi bw'iri torero namwe Imana ibahereze umugisha, mwatugiriye icyizere mukaduheza uyu mwanya. Imana yo mu ijuru ibahereze umugisha. N'umuvandimwe twazanye umukameramene Imana umuhereze umugisha. Reka tuganire ijambo rivuga ngo ni ijambo Yakobo yabwiye Yosefu, aramubwira ngo ibyo byakozwe n'Imana ya so kandi niyo izagufasha ngo ndetse ngo niyo izaguhesha umugisha. Nuko turi buvuge gusa hanyuma twicare, ntabwo turi butinde kandi kandi dutinda mwihangana. Igitondo kimwe Imana yaremye isi tutuyemo, irema n'ibintu byose. Bibiliya ivuga ngo uzitegereje ibona bitayinyuze, iremamo umuntu bita Adamu, imuremera n'umugore witwa Eva. Bibiliya ivuga ngo babyara n'umwana bita Kayini, akurikirwa n'uwitwa Abeli. Bukeye uru rugo rucura umwijima, Kayini yica Abeli. Hanyuma Imana ivuma Gayi. Umuntu wa mbere ku isi wazanye kunaka ni Gayi. Nubona umuntu uzunaka aba ari umwuzukuru wa Kayini. Kuko Kayini niwe muntu Imana yabarije ngo Abeli ari he, yamanakira Imana ngo nijyari nigeze mba umurinzi wa murumuna wanjye. Umuntu utaratinye kunakira Imana, abuzukuru ba Gahini ntibotinya kukunakira. Hanyuma Imana ivuma Kayini ngo abinzerereze iy'isi. Bibiliya iravuga ngo Imana yibaza kuri uyu muryango, umwana umwe yapfuye uwundi abaye inzererezi.
ngo hanyuma Imana ibashumbusha undi mwana mwita Seti, niwe wabyaye witwa Kenoshi, Kenoshi abyara witwa Mahalaleli ndakeka niwe wabyaye Yeredi, Yeredi abyara witwa Henoki. Henoki ni wa mugabo Imana yimuye mutwara mu ijuru adapfuye, yaje gusiga umwana bita Metusela. Metusela yaje gusiga uwo bita Lameki. Lameki niwe wabyaye Nowa ndakeka niwe wubatse ya nkuge. Yari afite abana be batatu, imfura yitwa Shemu yaje kubyara witwa Arupakisadi, hanyuma Arupakisadi ndakeka yabyaye witwa Shera, hanyuma Shera abyara witwa Eberi, Eberi abyara Pelegi ndagira ngo, hanyuma Pelegi abyara Reu abyara Serugi, hanyuma Serugi abyara Nahori ndakeka niwe wabyaye Tera abyara abana batatu, ndakeka uwa nyuma yitwaga Aburahamu. Aburahamu yabyaye abana 8 b'abahungu, ntabwo Aburahamu yabyaye ikinege. Abantu benshi kubera kudasoma Bibiliya hari ibintu bazababesha. Nteganyereza mwene wanyu mubwire ngo va mu bunebwe gutangira usoma ibyanditswe. Hari amakuru menshi twakuze tuzi ko ari ukuri, ariko dusomye Bibiliya dusanga bazababesha. Nakuze ziko Yesu ari umugabo w'abapfakazi. Mwebwe siko mwari mubizi? Yesu ntabwo ari umugabo w'abapfakazi. Icyo ni ikinyoma cy'abantu ba Bibiliya igiwacu. Usoma itangiriro ukagera mu byayishuwe, Bibiliya amaze kuyisoma inshuro nini. Ntaho Yesu ari umugabo w'abapfakazi. Yesu ngo ni umuvugizi, umurengezi w'abapfakazi. Hari ibindi jambo nakuze nza numva bavuga ngo nuko ngo Yeriya ngo yicara munsi y'igiti cy'umurete, ngo amakakama y'icyo giti ngo amutonyangira apfe. Ayo makuru ni ibinyoma. Izo sizo naje kubabwira. Nari nshatse kubabwira ukuntu bazavuga ngo Aburahamu yaragira umwana umwe w'ikinege ngo witwa Isaka. Aburahamu ndakeka yabyaye abahungu 8, yabyaye umwana ku mugore bita Hagayi witwa ngo ni Ishimayeli, abyara uwitwa Isaka ku mugore bita Sara, abyara abahungu 6 ku mugore w'umunyafrika w'umunyetiyopi bita Ketura. Itangiriro ibice 25 uzasanga wayo makuru. Cyakinege batubwiye, ariko si ikinege, umuntu azari ikinege yavuka wenyine. Zenda cyari ikinege kuri Sara, kuri nyina, ariko cyari ikinege kuri se. Bibiri navuga ngo Hagayi, Isaka yabyaye abahungu 2 ku mugore we bita Rebeka, ni Esawu na Yakobo. Hanyuma Yakobo rero ndabarambiye turi kumwe. Hanyuma Yakobo yagize abagore 4. Bibiliya ngo amaze kuriganya umugisha wa mukuru we yarahunze, aja kwa nyirarume ashike akunda umukobwa muto bita Rasheli. Hanyuma amukorera imyaka 7, ariko baramuriganya bamuha grande seri wa Rasheli witwaga Leya. Hanyuma yongera gupaga sindi imyaka 7 bamuhereza Rasheli. Uruko Bibiliya ngo Leya yari mubi ku maso, Rasheli akaba mwiza ku maso. Imana ihumugisha Leya kuruta Rasheli. Leya amabyara abana b'abahungu, Rasheli ariko. Hanyuma Rasheli agirira mukuru we ishaka, abwira umugabo ngo grande seri wanjye ntazoza abyara iminsi yose, jewe nta mwana ngira, none mfite umukozi mu rugo witwa Biruha, umuzarire uwo mwana azamwita izina rye kandi azakurira ku bibero byanjye. Biruha Yakobo amutera inda, abyara umwana w'umuhungu, Rasheli amwita izina, aravuga ngo uyu mwana azitwa
inciriye urubanza nsinze mwene data. Hanyuma Leya yamarakara, uru rugo rwa Yakobo rusa n'umusatsi. Yamubwira umugabo ngo naje urabyarira umukozi. Yari afite umukozi bita ngo ni Zurupa. Yakobo yamubyarira umwana. Leya amwita izina, aravuga ngo amwita Gadi, izina rya Gadi. Aravuga ngo Imana iracyampa umugisha kuruta mwene data. Nuko byakomeje kugenda, abana bakomeza kugwira muri izo nzira. Bagira abahungu 12. Rubeni, Yuda, Simeyoni, Lewi, Iskari, Zebuloni, Naftali, Asheri, Yosefu, Benjamin. Igihe kiragera bava kwa nyirabo. Bivuga ngo umunsi umwe Rasheli yarapfa. Ibi n'abatumbi. Muri yanga. Ndacari mbabwira. Muzi impamvu abantu tutaza gufasha. Murabizi. Muzi impamvu tutari abanyembaraga. Mu ikanisa dukunda gufasha ariko ntidukunda kumva. Kubera ko twafashijwe ibintu byose n'iriya mu kirere by'imyuka n'umwuka, twasohoka bigasigara. Ariko iyo abantu bumvise kumva kuza kubagira abandi bantu. Muzi impamvu abanyeshuri aza yiga, mwari mwabona nta munyeshuri bari bigisha ngo buzuzwe. Mwarimu aza mwigisha akumva, kubera kumva bikamugira umugabo waje kumushaka agasaba audience. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Reka twihute dusoze. Rasheli atwite inda y'umwana we wa nyuma witwa Benjamin, yamaze kumubyara. Mbere y'uko apfa yavuze ijambo rimwe. Yaravuze ngo uyu mwana azitwa Beno, ngo bisobanura ngo ni umwana w'intima, ni umwana w'imibabaro w'imiruho, kuko atazigera abona umubyeyi umwe mu ruhande. Yakobo yumva iryo zina tijyamushira amashaka, ariruka abwira umugore ngo nimba uri bupfe pfa neza, uyu mwana ntazigera yitwa Benoni n'umunsi umwe, azitwa Benjamin. Benjamin ni ijambo ry'Igiheburayo rivuga ngo ni ukuboko kw'iburyo. Iyo bivuga ukuboko kw'iburyo ibivuga icubahiro. Aravuga ngo uyu mwana azaba icubahiro ca bene se. Umwami wa mbere muri Israheli yitwaga Sawuli. Sawuli yakomoka mu nzu y'uno Benoni. Umuvugabutumwa wakomeye muri Israheli yitwa Paulo. Paulo akomoka kwa Benjamin. Uyu munsi igihugu cya Israheli kiyobowe n'umuhungu wa Benjamin bita Netanyahu. Baramutsimbuye? Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Muza mwita abana amazina y'icubahiro ca bene. Hanyuma Yakobo yagiraga amahema. Amen. Tugiye gusoza. Ndagira ngo mbabwire ngo umugisha Imana ihesha ngurusha uwo so ahesha. Turaza kuja mu mwuka. Ni ukuri kw'Imana yo mu ijuru. Ndacyarimo mbabwira histoire kugira ngo tuje mu mwuka. Muraza gufashwa keka nimba utagira amarangamutima. Yakobo yubaka inzu zitanu. Inzu ya Zurupa, inzu ya Rasheli, inzu ya Leya, n'inzu ya Biruha, n'inzu ye. Muri Israheli umugabo bakaza bubaka kujya kuba frere kwiwacu ruguru, bakaza bubaka urubungo. Niko muri Israheli bubaka. Umugabo yagiraga inzu ye iyo yabaga ifite abagore benshi. Noneho abagore bose bakaza bazana ibyo kurya muri ya nzu ye. Noneho abanyamuhana bagasangirira muri iyo nzu. Buriya abafurero bagira umuco mwiza kuturusha. Nta mwana w'imfubyi y'umufurere izibura kuko izija kurya mu rubungo.
baraturanye nuko bateye neza ba data. Uyu muco tuzogope ariko ifuzo y'umunyamurenge zibura. Urubunga rw'abanyamurenge baza barukomeza abashitsi baje. Kandi nago tafuzi zirunguruka. Hanyuma mu rugo rubunga rwo kwa Yakobo akaganiriza abantu. Hanyuma uri mwana akamubwira amakuru ya gahunda. Bibiliya ngo Yosefu akarega bakuru. Muri rwanda rwose rugira inkomoko. Ngo yari umunyakuri niba ukeneye ku isi kwanga. Amen. Tangira wige kuvugisha ukuri. Niba ushaka ko abantu bakwa umunyakuri. Isi ntizikorana n'abanyakuri. Kuko abanyakuri hari amadiro batazigera bamenya. Akamarega bakuru be bose akababwira ngo naka yakozabe ngo amaze papa we aramukuru. Benjamin we ntiyakazaragira. Benjamin kavutse umunsi kavuka niwo munsi nyina yapfuye. Kama kaba kana ko mu ikoti yasi. Abana 11 nibo bakaza baragira. 10 bigakora amakosa. Yosefu akabari. Irindi joro rimwe arababwira ngo noneho ibitangaza byabaye. Najyamye ndarota. N'umuntu tugiye gutema imiba. Mbona imiba 11 ini kubita imbere. Wamusigara umeze we. Bukeye arababwira ngo nabonye inyenyeri n'ukwezi n'izuba biri kubita imbere. Yakobo aramucecekesha. Aramubwira ngo ceceka. Uzubona ko bene so na ba nyoko na tuzakura. Ariko azandika mu mutima. Aramucecekesheje ariko azandika mu mutima. Imana ihimbaza. Dawudi Yonatani yabwiye Dawudi aramubwira ngo nubwo data kwanga ariko yanditse mu mutima kuzabunga arabizi neza ayo makuru. Yoze yese cyubahiro. Haleluya. Nubwo ngo gucecekesha hari ibyo banditse mu mitima yabo. Aramubwiye ngo ceceka ariko arabyandika. Bibiliya ivuga ngo bukeye bene se barakuranyira. Igihe cy'uzatsi zumye izuba ryari ryarabaye barakura. Yakobo abwira umwana abwira Yosefu ati gende ugemurire bene so muzanira amakuru kandi y'ukuri. Bibiliya ivuga ngo bamuhereza ibizashira abavandimwe be. Bibiliya iravuga ngo aragenda yari afite umutima w'urukundo. Arimo avuga ngo ndashika ndamutse Rubeni mubwira amakuru ya mama we. Iwe garagifite nyine. Yewe ndaramutsa Dani mubwira amakuru ya mama we. Ndaramutsa Gadi mubwira amakuru ya mama. Yari afitiye abavandimwe urukundo ariko we yari afitiye urukundo ibasiko byari bibi. Arimo avuga ngo ndaramutsa babwira mama. Ariko ngo bamurangiza gituruka kuri stage. Bamuvuga kuri yasikani cyaka karos. Tubonye tumuningira. Data nazamenya amakuru. Bakora motife iriye isa n'ukuri. Ariko sinzi wazanye igitekerezo. Yavuga ngo kandi jewe ufite ide nuko tukuramo yakazi data yamwanditse. Dufata umwana w'ihene tuwina. Amaraso yawe tuyanyanyagize ku mwenda we. Niturangize tuyohereze data. Tumubwire ngo witegereze ikanzu. Twarisanze muri ndobo mu kibira iriya muri ngiga. Ndi kuvuga ibibira by'iwacu kuko ntazi iby'iwabo. Iriya mu mahoko niyo twasanze. Twari turagiye tugiye gute tubona ikanzu mu gihuru. Tuyitegereje dusa ariko ye abantu ni nkaho bari impunzi. Uwo bazanira ngo baduhimbire imitwe muri we. Bafite ikinyoma gisa. Ushaka kuja hanze. Shaka ibinyoma bisa n'ukuri. Ariko ibitangaza abahungu ni nkaho bari bazi gushira.
yewe afite urukundo ariko bari mu conference yo kumubwira wese Imana icyubahiro. Haleluya. Turi hano yera bakurusha urwango ubarusha urukundo. Neganyerezo mwicaranye mubwire ngo bakurusha urwango ariko we barusha urukundo. Bakwifuriza ibibi wowe ubifuriza ibyiza. Imigambi yabo izaba sans effet ntakizaba. Umwana azafite urugwiro niwo mabandi yabenge simaze kuzuza inama abantu baba hano bajya hipogute. Abajama bandi hango bari bamaze kuzuza conference yo kumugirira nabi ariko ukuboko kw'Imana kwari kumuhesha. Washika gutya abantu yaraje kugobera ngo baramufata baramukubita bamwambura umwenda baratangara barumye babona abantu bari fitiyo ngo barangize bafata umwana we amaraso yaho bawunyanyagiza kuri uwo mwenda ngo barangize Rubeni bamuhirira imbabazi. Rubeni ni imfura ya Yakobo aravuga twice murumuna wacu tumwice tumushyire mureke tumujugunye mu mwobo utarimo amazi ngo kwari kugira ngo akajoro nigafata aza amusubize papa we. Bamubwira ngo inzu uvuze ni ukuri tumujugunye mu mwobo azicwa n'inzara mu mwobo utarimo amazi. Umwana bamujugunye mu mwobo ngo ibyago bya Yosefu. Rubeni arangiza intama zirarenza umusozi aje kuzigaba. Haba indi conference y'amabandi itarimo Rubeni. Inama zose ziza ziresiba n'inama zitaba mu Rubeni. Mu banzi bawe harimo icyicaro cya Rubeni ariko Rubeni nava mu banzi bawe bazagushobora. Yuda niwe wari uyoboye inama. Yuda pana Isikarioti sekuruza wa Isikarioti yavuga ngo ye kino Rubeni mwebwe muzavuga ari grand frère muzamubona ari seri tujugunye umuntu kubera twamugurishije nibura nawe Yuda yari umunyakenya tu abagwe kitu kidogo tu no mutwari ngo baramugurisha ngo Rubeni agaruke asanga ko barabara ibiciro. Mwebwe ifaranga muzikuyeke tuzi amakuru Yosefu twamutejeje yari ibyashora bigezweho kuruta protect ngo ararira aravuga ngo data nzamuhuruka he data nzahuruka data imbere ye. Agahinda karamufata arababwira ngo ni ukuri ibi mukoreye mwene data ntituzapfa bitatugaruke. Mugerageze atiruka asanga abantu nuko aravuga ati ntakundiga sinzabwira data ko twamugurishije mureke cyangwa inyuma y'ibigega. Bibiliya iravuga ngo ikanzu riragenda rigera pasi ngo papa we bakubise ikanzu amata ngo yararize ngo bananirwa kumuhoza. Imuhira hari abagore na umwana w'umuhungu wari uhari bigenza agerageza guhoza se ararira. Umwana baramutwara yari afite imyaka 17 y'amavuko. Iyo bamugejeje nabo bashike baramugurisha. Mwese Yesu cyubahiro. Haleluya. Numve ndagira mabwira Imana gatoya. Nubwo amaboko y'abantu yo kurekura uzagwa mu biganza by'Imana. Mwese Yesu cyubahiro. Nubwo amaboko y'abantu yo kureka ibiganza by'Imana byiteguye kukwakira. Sitafa moyo ninajua wewe unika mwaminifu. Bibiliya iravuga ngo Gereyo agugwa n'umusirikare bita Potifari ngo ariko umwana ageze mu rugo rwa Potifari impamvu ikabadirika. Naratanga Potifari abwira umugore we ngo nukuri tugenzuye umunsi uyu mupeti yageze muri uru rugo niwe ibintu byahinze. None tumuge umukuru w'abakozi muri Yesu
bahamagara Yosefu ngo guhera none ni wowe bose waba bahati. Yosefu yinjira mu cyumba ararira aravuga ngo mama nubwo ibyo wambwiye bitabaye ariko iki ni ikimenyetso duheze Imana icura. Haleluya haleluya. Hari igihe iby'Imana twayisabye itabikora ariko igatwereka igicucu iri kumwe nawe. Hariho abantu babonye igicucu Imana iri kumwe nawe. Wa mukozi yabwiye Eliya ngo ndimo ndabona agacu kangana n'ikiganza. Hari uducu nubwo imvura itaba. Hari ibimenyetso by'uko Imana iri kumwe nawe. Twabonye ibimenyetso by'uko Imana izatugirira neza. Si rimwe si kabiri si gatatu. Niba hari umuntu wabonye ibimenyetso by'uko azagirirwa neza navuge ngo amen. Ukuntu muvuze buke ni nkaho ntabwo mwabonye. Hariho bibonye ni nkavuga amen cyane. Ubundi amen y'umuntu ingana n'utumenyetso yabonye. Bibiliya iravuga ngo aragaruka arihanagura watangira guca. Aravuga ngo Mana hari ibimenyetso binyereka ko ibyo wavuze biza. Icyo Imana yavuze biza rimagwa n'inzira tunyuramo. Shida tunazopitia ntabwo zohungabanya ibyo Imana yavuze. Wowe impamvu dushidikanya nuko atari wowe yabwiye direct. Haleluya. Turi kumwe cyangwa dusoza. Bibiliya iravuga ngo bukeye nyirabuja aramwifuza. Yosefu aravuga ngo nobikora ariko Imana yongaye. Bibiliya iravuga ngo baramufata bamujana muri gereza. Alain de 17 yamaze imyaka 13 muri prison. Yinjiye muri prison afite imyaka 17 ava muri gereza afite imyaka 30. Yamaze imyaka 13 muri gereza. Nta kunyura mu rukiko atazi yo bamukatiye ikintu kibaho kibi ni ugufungurwa mu gihugu cy'abantu ufungishijwe n'umukomeye. Bibiliya imyaka 13 ishize reka nihute so ngo Farawo ararota ngo arota inka zibyibushe zimigwa n'izinanutse ngo arota amasaka abyibushe amigwa n'amasaka ananutse. Mu mazi izo nzozi zimuhagarika imitima ngo buca ahamagara abagabo bose baza bahembwa na leta. Arababwira ngo buri muntu wese uzuhembwa na guverinoma ubwo no guhera kuri chief kugeza kuri premier ministre deputy president twese duhurire muri conference. Arababwira ngo bavandimwe na rose inka zirindwi zibyibushe zimiri zirindwi zimirwa n'izirindwi zinanutse. None ga nimusobanura general agatera urusaku akamubwira ngo bavande mwaho wacakanye mubyo nize kurinda imipaka y'igihugu. Ibyo inzozi uri kuja orsish ushinzwe finance akamubwira ngo azacungana n'urufaranga economic itagwa hasi. Ibi waba yavuga ngo ni ukuri ndababarira ku icumi ngo hari umutipe Yosefu yigeze kurotorera muri gereza ngo yengera Farawo aramubwira ngo njye sani ndagira ngo kwibutse ibyaha byawe ngo ubwo wafunga kandi ujijije muri gereza nasanze umwana w'umuheburayo utagira kivugira cyangwa kirenge kandi naje narose inzozi zimpagarika umutima yaraturotoreye na mugenzi wawe uko yabivuze niko byaba. None jewe inama nakubwira reka kudustressa uje kuzana uwo mwana. Yosefu aho yari abona delegasiyo baramubwira ngo ninde Yosefu muri Amerika yari yaramenyereye ibibazo yaba mukataba abajama bagiye kongera kumbwirira nabi. Baramubwira ati urakenewe n'umwana none wagiye kunyica ngo atangazwa nuko bamujije muri Kinyozi. Bibiliya yavuze ngo abagore b'abashangu nkabo ngo nabo bazeza imyaka 7 ngo bazaba kwera bititaye mu mwete w'umuntu ngo ariko hazaza imyaka 7 neza ngo n'umugore w'umwete uzi kubaga ntazeza. Ngo Farawo aratinya aravuga none tubigire abajije kagahungu ntiyabajije umushana
abaza kaka ati none ubwo bimeze gutyo tubigire. Amen. Amen. Yamubwira ngo muri iyi myaka 7 yo kwezi muzashaka abahungu b'ipfakusa twiteguriza. Hajya hano muri Kenya nukuwe kwezi kugoye kuhaba. Oya, nukuwe kwezi kuza kutu January. Ariko rero ukuntu urinjije indi January zakugiraho ububasha kuba yitegura. Reka nyezo mwicaranye umugere bitegure January papa. Ni ubutahani ingaruka tuziga umwuka wo kwitegura. Ugize imyaka 7 muri Kenya ariko January gacaguhungabanya. Tufite umwuka wa Yosefu wo gutegura imyaka 7 y'iza. Ongera ubwire mwene wanyu ngo witegure January. Hallelujah. Hanyuma mubwira ngo iyo myaka 7 tuzayitegura. Nta kindi cyo turakora no kwitegura iyo myaka 7 ikazaza isanga twaripa. Mumaze Farawo aramukunda. Yamuvuga ngo ngashima inama. Yamuvuga ngo yemwe mwabagabo b'icubahiro. Ngo niye yandi twabona umuhungu ngo wuzuye impano z'Imana ze. Ariko Farawo ndamukunda. Bwana Yesu asifiwe sana. Yagira umuntu meza ku ntebe imwe gutya mbere. Hari ikinyagwa cy'ikigabo cyari cyicaye mu kazi kitasengeye. Mureke babwira abantu turi kumwe. Iyo umaze imyaka 13 muri gereza, iyo tuvuga gereza ntabwo tuvuga prison. Tuvuga ushobora kuba imyaka 13 babaye haba hari undi muntu unezerewe mu byaha. Iyo umaze imyaka 13 nta kazi haba hari umuntu ufite akazi kawe. Iyo umaze imyaka 13 ubabaye haba hari undi muntu wishimye mu cyimbo cyawe. Iyo umaze imyaka 13 muri leti haba hari undi muntu wicaye mu nzu yawe. Iyo umaze imyaka 13 muri single nyakanyeza mwene wanyu bari kwa ni ngaho utaba muri single mu haba hari undi muntu wicaye mu nzu yawe ingana n'izuba bingana n'abana bawe. Hari ikigabo rero muri iyo conference. Mureke babwire igihe cy'Imana kigeze abicaye mu mwanya wawe bazahaguruka. Wowe nyiri mwanya akaba ari wowe wicara. Hari igipimo cy'ikigabo cy'icaraho kitari cyarasenze gusaba nakizana bagitereka mu mwanya. Ariko namumiwe n'ukuriba Farawo yamuvuga ngo wowe kijana. Amen. Urera none uricara mu mwanya wawe. Wowe tipe wicaye mu ntebe y'abandi. Abicaye mu mwanya wawe bahaguruke wicare mu mwanya wawe. Amen. Amen. Narivuze ngo bicaye mu sawe babivemo wowe nyirabuje. Amen. Yamavuga ngo nukuri nta muntu n'umwe uzahagarara kino kigero. Minisitiri wa ekonomi uwo mwanya wari ufite ibikaratasi byinshi cyane n'ibikaravante n'ibigera ahangaha. Bama bamubwira ngo iyo ntebe guhera none baramusezerera muri iyo konferanse. Bama bamubwira ngo iyo ntebe ni iya Yosefu. Umwana arazamutse yicaye ku giti. Mwe mumununga ibiganza ati nimba mutarabaroza muvuga ngo Imana ikwicaye ku ntebe yawe. Imana icyubahiro. Haleluya haleluya. Yamuvuga ngo uricazwa ku mwanya wawe ngo kandi ngo nta muntu n'umwe uzongera kwinjira muri iki gihugu ngo ndetse no kugisohokamo we utabizi. Amubwira nde ushinzwe immigration. Tiyakaje undi muntu wa kabiri ngo Farawo arasanga Farawo neza yewe zabwira Imana wizare ko Farawo aje mwisho kandi asaje yo kuri Farawo wakoronije Israeli. Uri asoturira ngo Farawo mutumba sibo mu bindi cyose uriye mu muyumba zoja mwisho yamaze gupfa bari bwo habibaza. Amen. Blessed Yesu chuba. Hallelujah. Yamaze kumva Yosefu ngo ntange biza
yawe usibye intebe yawe ni ukuvuga muri iki gihugu ni jewe nawe abantu babiri bakomeye Deputy President akaondoka hiyo siku Premier Minister wo musi yarataje kugira ngo Imana igufashe hari abazataha none niko bigomba kuba Yosefu atangira kuziba aya ni amasezerano tu Jararidini yaravuze ngo ibyo twabwiwe n'Imana twaba mu cyumba cy'amahombi cyangwa mu nzozi ngo cyangwa mu butayu ipfa kuba nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo ipfa kuba ariyo yabivuze ntizikangwa n'imyaka umaze 13 muri gereza ntizikangwa n'imbura iwanyu cyangwa utari iwanyu twese Imana icyubahiro haleluya 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 umva amakuru Farawo yavuga ngo kirazira k'umuntu akomera atagira amazina y'ikigi ngo uyu mwana tumwita n'imaze abwira umuntu wari ushinzwe kwandika indangamuntu ID leganyeza mwene wanyu mubwire ngo ID yawe ihinduke identite yawe ihinduke amazina y'igisuzuguriro ahinduke muntunga ibiganza bayiga we muvuge ngo amazina y'igisuzuguriro ahinduke ndi kubona umurozi utabikoze kumbe mihango naho mwinjiye gucana Amen. Tugire gutya aramubwira ngo none ndandika ahe mazina izina Yosefu ntibyoja mu ndangamuntu y'umunyagihugu izina ry'ikiyetaje ntibizajyandikwa none tumwitende maze Farawo areba ariko nakumiwe na Farawo yamwita izina ry'igihebura ry'icarabo bivuga ngo ni Safuneya Paneya aravuga ngo uyu mwana mumwite Safuneya Paneya Safuneya bivuga ngo Imana yawe iratangaje mwizireba ngo kandi izayumva mwari muzi ko Imana yacu izireba haleluya kandi izayumva abasi ko Imana izireba bavuge ngo haleluya Imana yawe izireba Imana yawe izayumva ayo marira warize Imana irayazi ayo masengesho wasenze Imana yarayumvisha yakaba Imana itumva itareba ntituba tugisenga kongere duheze Imana icyubahiro reka nivuge numaze yangura impetaje niyo yarikashe yakeye mwarayirambika aravuga ngo bagutambagiza igihugu cyose sha bayigawe kora ku kirenge cyawe ukibwire ngo ndakwanurira gutambagira va kuri iyo nyatsi muntunga ibiganza muvuge ngo uzatambagira isi none sinoro wapfa atarayitambagira nyeganyeza mwene wanyu mubwire ngo ntugapfa utarayitambagira duheze Imana icyubahiro haleluya baramutambagiza igihugu cyose baramubwira ngo bagupfukamire bakuramye bakubahe Imana yakwemeye iyo data yakwemeye abantu bakuzi n'abatakuzi baza bakuramo Imana ihimbaze ibi yaba mu myaka ngo muri iyo myaka y'umunezero washaka umukobwa witwa Senati ubabyarana umwana w'imfura witwa Manase aramubwira ngo shaka Manase ngwiyo kwitegereje neza nkaguhindukiza uzunyibagiza imibabaro natewe n'ababajama b'iwacu bayida we ndeganyeza mwene wanyu umubwire ngo Imana igukize ibikomere watewe na bene so duheze Imana icyubahiro haleluya Imana igukize ibikomere watewe na bene wanyu si abanyamahanga ni bene wanyu bene so yavuga ngo bana biyo friends uzunibagiza urushi kagica ka isikari nkatanisha uzingene kandi uzeka ikanyambura rya kote Yuda yarankandagiye tuzi Imana icyubahiro haleluya aravuga ngo iyo tureze Manase uzunibagiza ibikomere uzunibagiza amarira Imana itubagiza amarira ya kera 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 Imana itubagiza isoni za kera Imana itubagiza imibabaro ya kera Imana itubagiza intambara za kera
ngo abyara Efurayimu umwana we wa kabiri amwita Efurayimu aramubwira ngo Efurayimu na guzunibagize imibabaro nagiriye muri imibabaro y'imyaka 13 nababaye muri gereza ntagiye gusura Efurayimu zunibagize imibabaro ya none Imana yacu kiza yibagize umuntu imibabaro ya kera gusiga imibabaro ya none Imana igukiza imibabaro yo muri ubu butayu Efurayimu ni umuti umara stress za Nairobi imibabaro yo muri iriya nzu imibabaro yo muri biriya bitanda imibabaro y'abakiyateka imibabaro yo gucuruza protect ukabura abakiriya imibabaro yo kwikorera ibitenge ukabura abakiriya wari wagendana ibitenge vete ukabura abakiriya kuzubasha biza byaka ukazubona inyenyeri vuga ngo Efurayimu akwibagiza imibabaro ya none mununga ibiganza muvuye guhabwa Efurayimu shaka imibabaro ya none niyo biri kuruta iya kera Imana ibibagiza imibabaro ya none Imana ikwibagiza imibabaro ya none amarira y'uyu munsi ya preza aravuga ngo sha uzundibagiza agahinda kandi ariko n'umuhungu arababaye yababaye kera ababara no muri preza yamavuga ngo ma tuzemere ko future yanje isa nka pasi isa nka preza wamana we ndagusaza Imana ibafashe imibabaro yanyu irangire none ejo hanyu hazabeza Haleluya ikafos ngo bene se baza guhaha abantu hanze nogenda ntavuze kuko nge ntavuze ngo kuzahavuga Imana ni gitanga jewe nzabwira Imana umuntu wese wamvuze nabi n'uwambwiye nabi Imana izamuhereze kurama kugeza ngeze imbere agafuka yamabandi shaho yamugurishije ndegageza mwene wanyu mubwire ngo yamabandi yamabandisha araza bazaguhaha ngo kandi ndabaka kuza guhaha kuza kurinda ariko Imana ni gitanga ngo bamabaza bamaze ko yafuti bari bazi ko nahaye yo muri Egiputa ngo bashike ngo baramurambye natizi iyo ngo abahungu 10 bamwikubita imbere iwe harashize imyaka myinshi ibukizo zimiba imwikubita imbere ariko yabona yakubita karikira akabona imiba ya 10 ariko bamwikubise imbere y'icumi ngo amanuka kubitegereza agira gutya yamabona Rubeni agira gutya abona Simeyo abona Lewi abona Katamba ka Yuda agira gutya abona ka Isakari kari kengeje agira gutya abona kangica katanu ngo arababwira ngo nabamenye muri abagombe nta kindi cabaza muje kureba ko igihugu gifite itegeko muzagitera bamwe bamubwira ngo ni ukuri ntituzikubesha twari 12 tukubwira amakuru umwe inyamaswa ariko nibigo Imana yaje umwe inyamaswa z'inkazi ziramufungura tituzi kubesha ibyo tukubwiye twebwe turi baminere haleluya Imana izongera iguhuza n'abanzi bawe ubuzima bwawe bwarahindutse bwarabaye bwiza yamababwira ngo none ko mwari 12 umwe inyamaswa zikamurya ubundi ari ko muri 10 baramubwira ngo ubundi yitwa Benjamin uwo wapfuye ni mukuru we nyina yababyaye ari babiri data tiyomure n'ubundi icyo gihe uwo inyamaswa zamuriye nitwe yaraje kureba uwo Benjamin n'ubundi taza kuruhande rwanda kuko bavukaga ari babiri bafusha nyina bafusha na mukuru wabo asigaye we data tiyomure niba uzumuhoza amarira y'umuvandimwe n'ay'umugore we Bibiri iravuga ngo Yosefu ararira yababwira ngo muje kumwe haleluya mugende mumuza niko mbe ibyo muvuze ariko kubera ko muri amabandi sinobize murasigumye kwingwa kandi aramara araja muri gere imyaka ibisi muzamarayo niyo azamara kata nimuzana Benjamin zamenya ko ibyo muvuza zabari kurira mukuru ngomara bahereza n'ibyo kujya gusa natinze ye ashimwe Yesu turenga bagira gutya duso haleluya baraza babwira Yakobo makuru baramubwira ngo igihugu kirimo ibyo kurya ariko twasanze n'umutwa
ikauti ni shetani yego yasigaranye Simiyoni yatubwiye ngo kugira ngo Simiyoni azaza nuko muzomohereza Benjamini we Yakobo yamakunda kumugoha arababwira ngo mwabana muri babi niki cyababwiye ko Benjamini kuki mwamubwiye amakuru ya Benjamini sindakira umubabaro wa mukuru none na Benjamini wamutwara uwo mugore iyo shetani basanze kuki mwamubwiye amakuru ya Benjamini Bariko kawungi rashira umucero rasha inzara ni shetani reka ngeza mwene wanyu mubwire ngo Imana igukize ibyo tugiza inzara yatumye Yakobo arekura Benjamini arabwirirwa arahamagara Rubeni muvuti mwoja guhabasha duheze Benjamini uwo shetani yaratubwiye ngo tuzane na Benjamini aravuga ati nukoga none indareka inzara nyinshi nawe nyinshi ngaho ni mu mutwara ariko Imana izabane namwe muga ngo baragenda bashike ngo Yosefu aranezerwa arabagaburira ariko tite ngo yamasangura na Benjamini ngo amara akora amanyanga Yosefu ni igitanga ngo afata igikombe yakazamweramo amazi yabategeka ko bagishira mu mufuko wa Benjamini kugira ngo bamufate nk'umujura bamugarure bisigaranye baragenda bikoreye imizigo bagere neza kuri Rwanda babona abasoda baraje ati muri abajuru bamaba ngo mudusake uwo musanga n'ubujuru mumusubize yazabigwate ya batangira gusopa umuvuko uko bakurikirana basopa Rubeni basanga nta mujuru bimara aravuga ati ndokotse umugabo umwe w'umunyamurenge narasinze niba ari umunyamurenge yaguze ikibiriti aragitestinga kubita umwambi akawuzimya urokotse kibiriti arakimara ariko gipima arataha abwira umugore ati ni kizima kirakora umugore yatawa uwo basatse basanga nta gikombe kirimo akavuga ati ndokotse bamara manuka bagisanga mu mufuko wa Benjamini amen haleluya turenga bagira gutya tugiye gusoza inguriza ibyohera bavuga ngo yuwe turamusubiza niko mwavuze ngo tugifata tugire gute tumusubiza iya n'umwana papa wabo yababwiye ngo umwuka ni Imana tumuzi none niwe basanganye igikombe urugo rwa Rasheli rugiye gushira niyo makuru bari bafite maze abo basoda bari barangamye neza bikabaparika niba nabonye bari barangamye bavuga ngo twafatanye igikombe Rubeni yigerageje kuvuga ngo jewe ni mutware musigwe mwavuze ngo tugifatana na bose yatubwiye ngo tugifatana Yuda abwira Rubeni ngo tuzi no kuvuga wewe iyi kesi muyinshira mureka ari uyidefana twese dusubire tureke kuvugana n'aba batipe b'abagara tuvugane na Nyiribwite twese turi 10 dusubire kandi nitugerayo twese tuvuga inzozi zizasohoka twese ko turi 10 tukigera imbere y'umutwaro tumwubananire atubwirira imbabazi kandi mureka ari jewe Yuda nakunze nubwo ari manyanga baba baravuga basanga tipayicaye yari amaze kuba kibamba ngo bashike bose bama bamikubita imbere 10 mbere bamufukamiye ari 10 ibisa n'inzozi inzozi zizaza uko bazimwa bose barafukama ngo Yuda mwegera afukamye aramubwira ngo wa mugabo we twaraje tukubwira amakuru yose uratubwira ngo niba turabize tugende tuzane Benjamini twaramuzana none twagize ibyago n'umujuru kuboga wa kese ibihamya none reka mubwira amakuru uyu wafashe bavuka yo mukuru we niwe inyamaswa zari nyina umunsi abyara uyu mwana niwo munsi yapfuye uyu mwana yakuriye iruhande rwa data ntiyobaho
adafite uyu mwana. None wa mugabo we ndeba wigirira imbabazi twebwe, girira imbabazi umusaza wasigaye inyuma. Na n'ubu aracyarira mukuru we agahinda kaze musha. None twamuka ndabega n'izwa ngo Yosefu ibizerezi birasa abaza Yuda bari ku musaza n'amahoro. Yuda anamuprofita aramubwira ngo amahoro umumaza abana niba ukeneye ko aba amahoro reka uyu mwana nta mahoro afite uyu mwana batatu reze Yesu cyubahiro. Haleluya haleluya. Yosefu mwana ndimo kwiyumanganya mbabwira bamusemurira arababwira ngo singira cy'icyubahiro sinigiye cyo gusobanurirwa arababwira ngo nimuhunge mumve iruhande maze araturikararira arababwira ngo bene data erega ni jewe Yosefu mwagurishije. Twese Imana icyubahiro. Haleluya. Erega ni je Yosefu wa wundi mwagurishije. Benjamin yaraza yo makuru arikanga abatipi bo bari bazi business bari bazi deal we reka nyaza mwene abandi mubwire ngo utazi deal abandi bari bazi ko byage. Benjamin arika kumbe garafurere bavandimwe kora ku matwi yawe uyabwire ngo uracumva inkuru nziza. Imana icyubahiro. Haleluya. Benjamin biramutangaza ngo yiruka yegera Yosefu. Imana icyubahiro. Haleluya. Ngo barahoberana ngo Benjamin nawe Misaya ngo barangize bararira gusa habaho indirimbo y'amarira. Benjamin na Yosefu bararira. Benjamin abwira Yosefu ngo uracaba twakoze ikiriyo cyanze gushira. Data yarakuririye agahinda kanze gushira. Ikanzu yawe na n'ubu iracamanitse ntawe urayifa. Nuko uracaba. Yosefu aravuga ngo mana wicozura mama ngo arebe abavandimwe bo ngibo. Imana izabagirira neza kuzogeza uguzifuza bapfuye kuzuka ngo barebe. Baravuga ngo yaba mama yarahari areba abavandimwe bishe areba abavandimwe banezerewe areba abavandimwe baguwe neza. Twese Imana icyubahiro. Haleluya haleluya haleluya. Ni igitangaza maze Benjamin ariko Benjamin igitangaza Yosefu aramwongorera aramubwira ngo ugende ubwire data amakuru. Ifarashi yawe ntiyikorere imizigo ngo ubwire data amakuru. Maze Benjamin akubita ifarashi ariko naratangaye na Benjamin ariruka. Ifarashi ya Benjamin nta muzigo wo kujya wari ifarashi ya Benjamin uzigimye yari ifite amakuru gusa. Hari igihe tuziruka tubwira abantu ko Imana igira neza. Wowe uzugenda wihisha kubera ubuzima Imana izabuhindura. Imana izaguhoza amarira. Imana izakuzamura. Imana izagufasha. Imana izagukomeza. Imana izagutabara. Ayo marira azaceceka mu maso hazahinduka. Teogene yaririmbye aravuga ngo uwo munsi niwo uzashira. Uwo munsi imbeho izashira. Uwo munsi agahinda kazashira. Tuzamera nk'abana uzatinyukira mu maso y'abantu ubabwire ngo ni jewe wa mugore. Twese Imana icyubahiro. Haleluya haleluya. Dumatifara ariko Benjamin ndamukunda data ngo kubita ifarashi arabwira ngo wiruke mfite nikamwelezea mzee ngo papa we ngo arangije ifarashi ya Benjamin ngo arayime ngo areba ari kumira kwiruka kavuga ngo niki cyane ngo aje kumusanganira. Yari afite umutima uhagaze ngo Benjamin araza agwa mu gituza cyase ararira. Ariko ibibazo bizabiriza n'ibisubizo bikariza wagira ngo bivuge bikakunanira ikiniga kiramufata
yibuka nyina wapfuye, yibuka imyaka tumaze mu ruzerero, imyaka tumaze dusuzugurwa, imyaka tumaze tubanaye. Igitondo kimwe tuzayibuka. Isa aramubwira ngo humura umbwire, aramubwira ngo papa namubona, papa namubona. Wowe nyine benja papa uzubwira yishurirwa namubona, wowe gusa umenye ko namubona. Bela namubonye data wo mu ijuru yamugiriye neza. Papa uzi ko nta muntu n'umwe wokwinjira muri icyo Imana yaramukwishije. Benda uri murambwira amakuru ya Yosefu yari yabibagiranye. Aramubwira ngo papa uzi ko afite abana babiri, Manase na Efurayimu, uzi ko afite n'umugore witwa Senate papa, uzi ko niwe wa kabiri mu gihugu papa, uzi ko abantu bose baza bamugeraho bagapfukama, uzi ko twari 11 turamupfukamira, za nzozi yari yaranditse mu mutima. Za nzozi zitangira kwibuka. Aramubwira ngo namenye uri kumvira Yosefu, aramubwira ngo nukuri ntiyapfuye, abavandimwe baratubeshe. Rubeni nani Yakobo yamubwira ngo tuzinge ibyo kurya babiririye muri Egiputa, turajayo nje kumureba. Ngo baragenda barahura bararamukanya ngo bararira. Igeze mbona filime ya se igishushanyo yamarira ararira ngo aragize kurira akazasa nk'umuntu bahamanuriyeho robine, amarira gusa aramanuka, igikanzu kiraroba, akazasa nk'umuntu urwego ruzi dutange hano. Imana imuhereza umugisha. Amubwira amakuru, aramubwira ngo papa wa munsi wano bavandimwe ibyo tunyuramo bigoye, igitondo kimwe tuzayibara nk'amakuru. Wowe urushe, wowe uremereye, wikuka umutima, igitondo kimwe uzabibara nk'amakuru. Bibiliya iravuga ngo Yakobo avuga amagambo, aramubwira ngo ibyo byose wabifashijwe n'Imana. Muhaguruke dusenge tuzagaruka ikindi gihe. Mani dahemuka Joyizera yasezeranye kwizaba no mu bihe bigoye, ibihe biruhije, ibihe binanije umutima. Ongera usubiremo ngo yasezeranye nawe, yasezeranye kwizabana no mu bihe nk'ibyo biruhije isezerano ryawe risanga muri tina shimwa Yesu ntabwo rizahera. ndagira ngo mbere yuko dusenga uramutse abantu babiri ubabwire ngo yasezeranye nawe kwizabana nawe. Umubwiriza umwegeranye umubwire ngo yasezeranye nawe, yasezeranye nawe. Iyo uvuga ngo tuzaba wenyine ngo no mu bihe bigoye, ntugire ngo yasezeranye nawe gutyo gusa gato. Nanjye kwizabana nawe
ubwoko bwawe hindura imibereho y'abana bawe ibyo tunyuramo bitubabaje uyu munsi ubutayu turimo w'abana we wihindure kuba amashimwe wihindure kuba ibisubizo wihindure kuba icyubahiro cyacu abari mu ngorane zitandukanye abari mu burwayi butandukanye abari mu marira y'amoko atandukanye w'abana ya Israheli Mungu mwema Mungu mwema Mungu mwema Mungu mwema Mungu mwema Mungu mwema reka imbaraga zawe zimanuke reka imbaraga zawe zimanuke reka imbaraga zawe zimanuke reka imbaraga zawe zikize reka imbaraga zawe zibohore reka imbaraga zawe zikore reka imbaraga zawe zikore bintu ukora ibitangaza bintu ukora ibikomeye w'umwana we ari ababasi